Ni mu masaha y'igitondo, Kami rero aba ari gutegura umwana ngo ajye ku ishuri, aba ari no kureba emisiyo ye akunda cyane iba iri guca kuri televiziyo. Iyi emisiyo rero yigisha abakundana ndetse n'abashakanye uburyo rwose urukundo rwabo rwakomera. Muri aka kanya rero baba bari kwigisha abashakanye ukuntu rwose bagomba gukora igikorwa cy'urukundo nyirizina. Baba bari kuvuga yuko rero atari byiza rwose ko iki gikorwa bagikora bagihubukiye, ahubwo ari ingenzi ko bafata umwanya bakagitegura, maze rwose bakagikora bitonze kandi bacyitayeho, kubera ko nyine ariho urugo ruba rushingiye. Kami aba akomeza kubyumva, ariko nyine akomeza gukora n'ibyo agomba gukora mu gitondo. Umugabo we rero Ziyadi aba amaze kwitegura nawe agiye ku kazi, maze akabwira Kami ati amafunguro si ngombwa rwose, ndihuta cyane kubera yuko abakiriya bambuze. Uyu Ziyadi rero aba afite magaze ye nyine aba acururizamo. Kami ajya gusezera Ziyadi maze agashaka kumuha bizu ku itama, naho Ziyadi ahita amukwepa rwose agahita yigendera. Ibintu uba ubona bitanamushimishije habe na gatoya, nyamara iyi couple iba ikundana cyane rwose mu buryo bugaragara. Kami rero asigara atishimye nyine ukuntu umugabo we ataba yisanzura ngo maze niba anagiye areke nyine abe yanamuha bizu amusezera, amubwire umunsi mwiza. Ku rundi ruhande rero Remy ni umusore ukiri mutoya rwose, aba rero ari kumwe na kopine we. Uyu mukopine we aba agiye gushopinga, naho rero Remy akomeza amutegereje nyine ku modoka kugira ngo asoze gushopinga. Uyu mukopine we rero arasoza maze yasohoka agahita ahura n'umusore biganye kera, barahoberana nyine. Remy aba ari kubareba, maze uyu mukopine wa Remy agahita abwira uyu musore ati mbega ati warabyibushye, uzi ko ntari kukumenya, naguherukaga nyine uri agasore gato cyane, none wabaye ikibogari. Naho rero uyu musore ati erega nsigaye mfite umugore nyine, umugore wanjye ni umushefu, arantekera cyane rwose, antekera ibyo kurya byiza, anyitaho, rero niyo mpamvu rwose nsigaye ngana gutya. Bahita bakubitana mu kiganza nyine nk'abantu baba basanzwe baziranye. Naho rero Remy ahagaze aba yafushye yenda nko guturika, ahita rero ava hano maze akaza asanga uyu musheri we amugira iruhande ati nta soni, uyu ni muntu ki urifata ukanca inyuma imbere yanjye neza neza nkureba. Uyu mukopine we ati oya rwose, uyu ni umushuti wanjye twiganye, ntabwo rwose twari turi guca inyuma ndetse nta nubwo twari duherukanye. Ararakara rero maze agahita ashaka kurwana n'uyu musore, naho rero uyu musore aramuhunga akamwihorera. Uyu musheri we rero aba yagize isoni rwose z'ukuntu nyine Remy atazi kwikontorora, abantu bose bavuganye nawe aba ashaka kubakubita. Aba ari umusore w'umunyamujinya upfuha cyane rwose, utajya wihangana habe na gatoya. Uyu musore rero ahita yigendera, ariko akabwira Remy ati ntabwo ari uko rwose bafata abasheri, uri umunyamahane cyane. Naho Remy ati ntabwo rero unyigisha uko ngomba gukunda umukunzi wanjye. Amara kugenda rero Remy akabaza uyu mukobwa bakundana ati ariko kubera iki rwose unkoze ibi bintu, urabizi ko mbyanga, simba nshaka umuntu n'umwe ukuvugisha, kubera icyo ubikoreye imbere yanjye. Uyu mukobwa rero uzi rwose umujinya w'umusheri we ati mbabarira ndakwinginze rwose mukunzi, ntabwo bizongera ukundi. Ati ntabwo bizongera. Uyu musheri we ati yego rwose ntabwo bizongera. Remy ati mbabarire nanjye ndagukunda cyane, simba nshaka undi muntu wakuvugisha. Remy rero ahita abwira umukunzi ati ngaho nyine mbwira ko nkunda. Birumvikana uyu mukobwa bimubwira rwose bitavuye ku mutima, kubera ko afite ubwoba bwinshi ndetse rwose ubona ari no gutitira. Uyu musore aba yaramukuyemo umutima neza neza. Ku mugoroba rero Ziyadi arataha abazaniye impano sheri we, dore ko rwose abakunda cyane Kami birenze. Ku mugoroba rero Ziyadi arataha asanga rero Kami ari muri salo nyine mu mirimo nk'ibisanzwe. Yo ahita abwira Ziyadi ati karibu mugabo mwiza, wiriwe neza se, umunsi wawe wagenze neza? Ziyadi ati cyane, ati nari nkuzaniye ibi bintu. Ahita amuhereza impano rero abamuzaniye, maze Kami akayifungura, ahita asanga rero amuzaniye imyenda y'imbere. Kami arayirambura ati ariko rwose ndabona iyi myenda ari minini, ahari ntabwo iri bunkwire. Ziyadi ati iragukwira cyane rwose. Kami ati hoya izagirwa ni ukuri. Ziyadi ati ariko uzi yuko utiyizi kubera ukuntu nyine ukunda kwambara imyenda minini,
ntabwo ujya umenya rwose inyuma yawe ukuntu uhangana, ndakubwiza ukuri inyuma yawe ni hanini cyane kurusha rwose ibibazo igihugu cyacu cyose gifite. Bahita rero baseka maze Kami agaseka ati ujya unsetsa, wa mugani ntabwo mpazi, ati reka ntabwo nyine namenya ukuntu ungana. Naho rero Ziyad ahita avuga ati njyewe ndakuzi wese bizagukwira cyane rwose. Kami ati urakoze cyane mukunzi, ni ukuri uba wakoze kuntekereza no kunzirikana, ibi nyine biba byerekana urukundo no kunyitaho, urakoze cyane kandi ndishimye. Ziyad ati nanjye ndishimye, gusa ndagukunda cyane kandi nkunda ukuntu wambara. Uyu mugore rero wa Ziyad aba akunda kwiyambarira ibikanzu nyine binini ariko biba bimubereye kandi birebire. Uyu mugore rwose aba ari mwiza cyane 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 rwose, aba ateye neza mu buryo butangaje, ku buryo nubwo aba yambaye ibi bintu binini ariko nyine uba ubibona ko bimubereye cyane. Ziyad rero na Kami bafata amafunguro maze bakajya kuryama. Bagera mu buriri rero maze Kami nyine arabanza we akajya muri dushe akambara imyenda y'ijoro, aza rero kuryama maze Ziyad yakwinjira mu mashuka agahita abwira Kami ati uri guhumura neza cyane, ufite umuhumuro udasanzwe. Niho rero Kami amwenyura, aba ari umugore mwiza cyane kandi witonda nyine uvuga amagambo makeya, umugore rwose ubona ushimishije. Ahita amubwira ati niteye nyine agaparufe wa mubyara wanjye yanyoherereje uba hanze. Ziyad ati karahumura cyane urabizi, ati rero iyo ndi kukumva ufite impumuro imeze gutya urabizi nyine mpita njya muri mudu, ariko ndabizi nawe nyine ubwo hari icyo wari umpishiye. Ziyad rero ahita nyine ashaka kujya mu gikorwa na Kami byihuse cyane. Naho rero Kami ahita amubwira ati hoya uretse ntabwo rwose ari uku mba nifuza ko bigenda, mba nifuza ko igikorwa cyacu twagitegura. Ni ukuvuga nyine ibintu byose Kami aba yabonye muri ya emisiyo aba yumvise, aba yifuza ko nyine ari nako nabo babigenza, kandi rwose biba ari byo kubera ko nyine ibintu baba bigisha muri iyi emisiyo biba ari iby'ingenzi cyane. Abashaka rero ko nabo couple yabo yajya ibikurikiza kuko nyine baba bavuga ko aribyo byakomeza urukundo. Kami ati isheri rwose ntabwo ari ukuvuga ko bigenda nabi, ariko nyine ndifuza ko twajya tubanza maze tugategurana, mba nifuza ko nyine twabiha umwanya tukabitegura igikorwa cyacu kikagenda neza cyane. Nk'ubu rwose mba numva nifuza ko wajya ubanza ukansoma kuko ndabikunda cyane. Ziyad we rero ibyo rwose ntabwo aba abikozwa, aba yumva nyine bagomba guhita batangira igikorwa gutyo gusa ako kanya. Barabishwanira rero kuko rwose ntabwo Kami aba ashaka nyine ko ari uko bigenda, gusa gushwana kwabo ntabwo biba bimara umwanya munini kuko baba bahita biyunga nyine maze byose bikarangira, kuko aba bombi baba bakundana kandi cyane. Urukundo rwabo rero ruba rusumba ikindi icyo ari cyo cyose bapfa. Ku rundi ruhande rero wa musheri wa Remy aza kumusura maze akamubwira ati rero mfite urugendo rwose rwihutirwa, ngiye kuba ngiye hanze y'umujyi ariko ntabwo nzatindayo. Abamubeshya rero kubera ko rwose bamaze kurambirwa umubano we n'uyu musore uba umufuhira cyane uba udatuma ahumeka, uyu musore nyine umutwara nk'ikigorofani. Abagira ngo rero arebe ko rwose yaba amuruhutse maze ntiyongere kumuhamagara nyine kuko yaba atekereza yuko atari hafi aha, nyamara nta hantu na hamwe aba agiye kujya rwose, abagira ngo ahubwo arebe ko rwose yamukira. Kandi rero uyu musore nawe aba akunda uyu mukobwa cyane ku buryo nyine aba atiteguye kuba yamubura. Niyo mpamvu nyine uyu musheri we agerageza kumubeshya kugira ngo asigare atekanye, azi ngo azagaruka kandi nyamara nta kugaruka kuba guhari. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'umugoroba, Kami ndetse na Ziyad baba bari ku meza. Kami rero abaza Ziyad ati mukunzi, washoje se gufata amafunguro? Nta kindi kintu na kimwe ukeneye? Nta cyo kunywa ukeneye? Ziyad ati ibintu byose bimeze neza ndetse rwose amafunguro wateguye yari ameze neza cyane, ariko ni nk'ibisanzwe nyine amafunguro yawe ahora ameze neza cyane rwose. Kami ati urakoze cyane. Kami rero ahita yicara iruhande rwa sheri we nyine
gusa aba ari no gukurikira ya emisiyo ye aba akunda cyane. Maze agatangira kumuganiriza ati ariko rero rwose mukunzi, tumaze imyaka 6 yose tubana ariko ntabwo turajya iwacu kugira ngo tujye kwirega nyine maze ababyeyi baduhe umugisha. Naho Ziyad ati ariko si amakosa yanjye, urabizi neza nyine ko papa wawe yanyanze ngo ndi umukene, rero ngomba gukora cyane ngashaka amafaranga maze nkazasubirayo rwose atari bunyange, nkazasubirayo nyine mfite icyo mfite. Kami ati ndabyumva cyane rwose mukunzi, ntabwo mvuze yuko amakosa ari ayawe, ariko nanone tugomba kuzajya kureba ababyeyi kubera ko nakwishima cyane turamutse dufite umugisha w'ababyeyi, byaba ari byiza kurushaho. Ziyad ati nanjye ntabwo navuze ko tutazajyayo, ariko hari ibintu ngomba kubanza gushyira ku murongo maze tukazagenda nyine ibintu byose bimeze neza. Buracya mu gitondo rero Kami nyine abyuka ategura umwana nk'ibisanzwe, amara kumutegura maze Ziyad nawe akaba amaze kwitegura, abasanga rero muri salo, maze uyu mwana w'umukobwa akimubona yiruka amusanga agahita amuhobera ati waramutse neza papa, ati ndakwifuriza umunsi mwiza w'amavuko wawe. Naho rero Kami ahita amubwira ati hoya rekera aho rwose, ntabwo ugomba kwifuriza isabukuru nziza sheri wanjye imbere yanjye. Naho rero uyu mwana w'umukobwa ati ariko njyewe ni papa wanjye. Naho rero Kami ati nanjye nyine ni sheri wanjye, ninjye ngomba kumwifuriza isabukuru nziza bwa mbere. Bose rero bahita bamubwira bati isabukuru nziza, naho nyine akababwira ati murakoze cyane. Kami rero ashaka kumuhobera ngo amuhe bizu nyine nk'ibisanzwe ku itama ati ugire umunsi mwiza. Naho n'ubundi Ziyad rwose akongera akamuhunga maze akamubwira ati sinabikubujije ibyo bintu, nta nubwo rwose mba nshaka ko umwana wacu abona uri kumpa bizu. Kami rero ahita amubwira ati yego rwose nabyumvise nta kibazo. Rero Ziyad ahita abwira Kami ati uyu munsi reka umwana mukujyanire ku ishuri, dore rwose wavuze ko ufite ibintu byinshi byo gukora maze usigare mu kandi kazi, reka mugutwarire. Kami ati urakoze cyane. Bamara kugenda rero maze Kami agahita ava mu rugo akajya gushakira impano umukunzi we, amara rero kuyigura akiri muri magazi nyine ahantu aba yaguze iyi mpano, aba agiye gusohoka maze agahita ahura na Khemi. Khemi rero uyu musore bariganye nyine na Kami kera, bahita rero bahoberana. Khemi ati Kami ni wowe, uracyari mwiza nka kera, tekereza ko ari wowe mukobwa wenyine witondaga muri promosiyo yacu, niwe mukobwa wambaraga neza, niwe mukobwa wambaraga akikwiza, wariyubahaga, waritondaga, wari umuhanga, mbese ibintu byose byari byaraguhuriyeho. Uzi ko ukimeze neza nk'uko wari umeze kera, ubu se umeze ute? Batangira rero kubazanya amakuru maze Khemi agahita abaza Kami ati uyagize anniversaire se? Kami ati hoya, ahubwo ni impano ya sheri wanjye. Khemi ati none se warashatse? Kami ati bisa nabyo, gusa nyine ni papa w'umwana wanjye. Khemi ati nkurikije ukuntu nabonaga witonda cyane, ntabwo natekerezaga ko nyine wabyara umwana utarakora ubukwe. Kami ati byarabaye rero, gusa nyine papa w'umwana turabana. Khemi ahita amubwira ati mbabara rwose umpe nimero yawe, ndifuza ko nyine wazajya undakonta za story wajyaga umbwira kera tukiga, ndifuza nyine ko wazajya umbwira amakuru n'ibyo byose uri kumbwira ukazabinsobanurira nyine twitonze. Kami ati nta kibazo. Khemi rero ahita amubwira ati nishimiye kongera guhura nawe. Kami nawe ati nanjye rwose nuko, ugire rero umunsi mwiza ubwo tuzongera. Khemi asigaye yivugisha ati aracyari mwiza cyane, ahubwo noneho yabaye mwiza kurenza uko yari ameze kera. Ku mugoroba rero Kami arateka by'umwihariko maze agategura ameza nyine, agategura na ya keke na ya mpano aba yageneye umugabo we y'isabukuru. Uyu munsi nyine aba yateguye by'umwihariko kuko aba ari umunsi w'amavuko w'umugabo wa mbere akunda mu buzima bwe. Amara gutegura rero maze umwana we agahita amubaza ati mama,
papa araza ryari kugira ngo umufashe gukata iyo keke? Naho Kami ati ahubwo reka mpite muhamagara kugira ngo rwose aze kuza kare maze umufashe. Aba akimuhamagara rero maze akumva rwose abakiriya ni benshi muri iri duka rya Ziyadi. Ziyadi ahita amubwira ati mukunzi, ntabwo rwose ndi butinde, gusa nyine abakiriya ni benshi cyane bari no gusakuza, ariko ndagerageza nze kare. Kami ati wihangane rwose, turagutegereje njye n'umukobwa wawe uze gutaha kare. Bahita rero bicara maze nyine bakamutegereza, baricara bagategereza bikagera aho ngaho uyu mwana akisinzirira. Kami rero aramuterura maze akamujyana kuryama, amasaha rwose aba yakuze. Ziyadi rero arataha, agataha umunaniro ari wose. Kami aramubwira ati twagutegereje turakubura, umukobwa wawe yagutegereje ngo mufatanye gukata keke ariko yakubuze. Ziyadi ati umbabarire. Naho Kami ati ntabwo ari jye usaba imbabazi rwose, njye nta kibazo mfite, gusa nyine ugomba kuzisaba umukobwa wawe kuko niwe watengushye. Ziyadi rero ahita abwira Kami ati ahubwo ndananiwe cyane, reka rwose mpite njya kuryama. Ntabwo yirirwa afata amafunguro, ya keke ntabwo ayikoraho, ndetse na ya mpano ntabwo rwose anayifungura ngo ayirebe, ahita yigira kwiryamira. Kami rero asigara aha ariko rwose yababaye, ntabwo aba yishimye habe na gatoya, aba yababajwe n'imbaraga zose yakoresheje. Nyamara Ziyadi umugabo we akunda cyane, akaba rwose atigeze abona izo mbaraga zose yatakaje. Mu gitondo rero Ziyadi arakanguka maze yareba agahita abona Kami yari amwicaye imbere ari kumwitegereza rwose. Kami rero ahita amubwira ati waramutse neza mukunzi, nta kintu kinejeje nko kureba usinziriye, usinzira neza, noneho uba ufite ukuntu uba ukumbaguza kandi usinziriye ku buryo bwose wagira ngo ntabwo usinziriye. Bose rero barabiseka maze Kami agakomeza amuserereza ati uzi yuko ugera ukamwenyura kandi usinziriye, ariko buriya uba uri kurota ibiki? Ziyadi rero araseka ati nawe rwose atari kuzi kureba umuntu usinziriye, buriya rwose wangiyemo umwenda nawe umunsi umwe nzakwishyura. Kami rero abwira Ziyadi ati ni ukuri uri mwiza cyane, ndi umunyamahirwe kuba ngufite nk'umugabo wanjye, kubera yuko kubona umusore nkawe biragoye cyane. Ziyadi ati ariko ko byutse uri kuntera imitoma, noneho rwose urashaka iki? Mbwira ikintu wifuza. Naho Kami ati nta na kimwe rwose, none se mbujijwe kuba natera imitoma umugabo wanjye? Uko mbikora nyine ni nk'uko nanjye nifuza ko nabikorerwa. Kami rero ahita akora ku ruhande rw'uburiri maze akazana ya mpano nyine aba yaguriye umugabo we, ati akira impano naguteguriye ku munsi wawe w'amavuko, nubwo nyine waraye urangiye ariko nta kibazo. Ziyadi rero afata ya mpano maze akayifungura, arebamo agasanga ni parufe nyine ihenze cyane. Ahita abwira Kami ati ubu si impano ntihenze cyane? Naho Kami ati ntabwo ihenze kuko nyine ngereranyije n'agaciro nguha, nta kintu na kimwe cyaba gihenze kuri wowe. Ikintu cyose cyo guha niyo cyaba kigura inyenyeri zo mu kirere, ntabwo rwose cyaba gihenze. Ziyadi ati ntabwo rwose ari kuvuga yuko ntishimiye impano mpaye, ahubwo nyine kubera ko ubukungu bwacu bumeze nabi kandi tukaba tugomba gusevinga amafaranga menshi kugira ngo nzabone ayo njyana iwanyu, niyo mpamvu nyine nkora cyane kugira ngo wowe n'umukobwa wanjye mubeho neza, ariko nanone ntabwo bisobanuye ko nyine amafaranga mba nakoreye ngomba kuyazana maze ngo uyakoreshe mu bidafite umumaro. Kami ahita amwitegereza bigaragara nyine nkaho yijimye, maze uyu umusore agahita amubwira ati umbabarire rwose, reka ahubwo iyi mpano nyishyira hariya ku ruhande, wakoze cyane, ndaza nyine kwitera iyi parufe uyu munsi, ndirirwa mpumura, magaze yanjye yose iririrwa ihumura impano umugore wanjye yampaye. Aba yabibonye nyine ko umugore we ataba yishimye maze agahita yigarura vuba vuba. Gusa nyine uyu mugabo Ziyadi ntabwo aba ari romantike habe na gatoya, kandi nyine
umugore wewe aba yikundira nyine ibintu byiza, aba yikundira umuntu umubwira amagambo meza, umuntu umukorera utuntu twiza nyine tudasanzwe, aba yifuza nyine ibintu nk'ibyo abona, nk'ibyo yumva muri ya emisiyo yirirwa yiyumvira, kandi rwose umugabo we aba nyine atabikozwa. Uyu munsi rero Ziyad amara kujya ku kazi ndetse n'umwana amaze kujya ku ishuri, Kami aba ari mu mirimo ye nyine yo mu rugo ya buri munsi, ajya kumva telefone ye irasonnye, aragenda akitaba rero maze agahita yumva ijwi ry'umusore amubwira ati umukobwa umwe rukumbi wambara neza wiyubaha kandi uzi ubwenge. Naho rero Kami ahita avuga ati Remy umeze uti? Naho Remy ati ijwi ryanjye urarimenye kuri telefone? Kami ati hoya ntabwo narimenye ijwi, ahubwo nuko ari wowe nzi unyita gutyo, ni wowe nyine ukunda kumbona ugahita uvuga ayo magambo. Remy ati rero rwose nagira ngo numve nyine uko umeze, gusa nimero zanjye uzaregistre maze ubutaha utazambaza ngo ninde. Kami ati ndahita mbikora rwose, kandi urakoze kuba umpamagaye maze ukambaza uko meze, urakoze cyane rwose. Kami rero asoza imirimo maze agahita yiyicarira imbere ya televiziyo kugira ngo yikurikiranire ya emisiyo ye. Uyu munsi rero nabwo nyine ikiganiro kiba gikomeje. Uyu mukobwa rero ukunda gutambutsa iyi emisiyo noneho uyu munsi aba ari kuvuga ati uwo mwashakanye mugomba rwose kugirana umwanya mumarana, ndetse rwose ntabwo ari ngombwa ngo mube muri mu gikorwa nyirizina, mushobora no kwicara mugafatana ibiganza maze mukaganira murebana mu maso. Buriya rwose nabyo biri mu bintu byongera urukundo, ndetse ni byiza cyane rwose ko mugomba kujya mugira umwanya munini wo kuba mwaganira mwegeranye, mugahana amabizu ku itama, mugahana amabizu mu gahanga. Ni iby'ingenzi cyane rwose. Ikindi kandi mu byo mukora byose muba mugomba kuvumbura nyine n'ibindi bintu bishyashya mudasanzwe mukora, nta mpamvu zo guhora mu bintu bimwe gusa. Abakiri kumva rero iyi emisiyo maze Ziyad akaba aratashye, arinjira rero akamusuhuza, nta nubwo rwose amusuhuza amukozeho, aramubwira ati wiriwe neza. Kami nawe ati mwiriwe neza sheri. Naho rero Ziyad ati iriya si ya emisiyo yawe uhora ureba, kubera iki rwose ariyo uhora ureba? Kami ati hari ikibazo se? Naho rero Ziyad ati biriya bintu rega baba bakubeshya, biriya bintu rwose ntabwo bibaho, baba bakubeshya gusa. Uragira ngo se bariya babivuga bo barabikora? Nta muntu n'umwe wabibonera umwanya. Urabona undi muntu wabona umwanya wo gushyira mu bikorwa biriya bintu byose bavuga? Kami ati njyewe rwose nawubona, ukeka se ko ntifuza ibihe byiza biri romantike n'umukunzi wanjye? Ukeka se ko ntifuza gusohokana nawe tukaganira dutuje? Ukeka se ahubwo ko ntakunda ko wakwinjira maze ukansuhuza umpabiza ku itama cyangwa mu gahanga? Ukeka se ko ibyo byose byiza ntabikunda? Ndabikunda cyane rwose, ndetse mba nanabyifuza. Ziyad rero ahita aseka cyane ati umugore wanjye rwose yabaye romantike cyane. Kami ati cyane, ariko ndi romantike n'ubundi, sinumva ukuntu winjira ntunsuhuze ngo umpe bizu. Naho Ziyad ati ntabwo nabikora, ubwo se nk'umwana wacu aramutse abonye ari kuguha bizu ku itama, cyakoze yenda nko mu cyumba nagerageza, ariko rwose muri salo ntabwo byashoboka. Ahita rero yigira mu cyumba maze akagenda yivugisha ati iriya emisiyo igiye kuzatuma umugore wanjye asara neza neza. Kami rero ahita agenda akajya muri dushe maze agakaraba, akaza akambara imyenda y'ijoro akihumuza nk'ibisanzwe. Aragaruka rero agasanga Ziyad yicaye muri salo, araza agahita amwicara ku bibero maze agashaka kumusoma. Ziyad yenda kumurya neza neza, atumva niba ushaka ko dukora gahunda tugende mu cyumba, hano ni muri salo ntabwo ari mu cyumba. Kami ati ariko rwose ndifuza yuko twavumbura ibintu bishya maze tukareba uko bigenda. Naho rero Ziyad ati none umwana wacu yakanguka? Kami ati ndafungira inyuma mu cyumba cye, ntabwo rwose ari bubyuke ngo adutungure. Ziyad ati hoya ntabwo nabikora, niba nyine ari gahunda ushaka tugende mu cyumba. Kami rero birumvikana n'ubu rwose arababara kubera ko amasomo yose aba ari gufata aba ari kugenda apfa ubusa, kubera ko umugabo we ntabwo aba atuma bayashyira mu ngiro.
Umunsi wakurikiye rero aba ari isabukuru ya Kami. Ziyad rero abyuka akitegura maze rwose agiye kujya ku kazi. Kami rero aricara mu buriri maze akamwitegereza, naho Ziyad ati kunyitegereza mukunzi? Kami ati uyu munsi ni isabukuru y'amavuko yanjye. Naho rero Ziyad ahita amubwira ati ntumbwire ko rwose nabyibagiwe, nkaba nari ngiye ku kazi gutyo gusa ntanakwifurije umunsi mwiza w'amavuko. Kami rero biba bimubabaje ko umugabo we rwose ataba yabyitayeho maze akaba yabyibagiwe. Ziyad aramuhobera maze akamubwira ati umunsi mwiza wawe w'amavuko, reka rero ujye ku kazi ubwo turi kumwe gusa umbabarire rwose kuba nabyibagiwe. Kami ati ntumbwire ko n'ubundi ntacyo wumvisemo, ndakubwiye ngo ni umunsi wanjye w'amavuko none ngo reka ujye ku kazi. Ziyad ati wagira ngo bigende bite? Kami ati none se nta kintu wapanze? Nta n'ikintu wapanga nyine nko gusohoka hagati muri famiye, nyine famiye yacu yose tugasohoka tukishimana tukajya ahantu hatuje tukaganira, ni umunsi wanjye nyine tugomba gukora ikintu kidasanzwe. Ziyad ati mpise ntekereza ahantu umuhutu wanjye yigeze kunjyana, namwe rero nahabajyana. Naho Kami ati hoya, ndifuza nyine gutekereza ahantu heza cyane, ahantu umwana wacu ari bugere akishima, nanjye kandi nkishima, ahantu nyine turi bunezererwe. Ziyad ati nta kibazo hatekereze, ngaho rwose reka kujya ku kazi mbyihorere, nimwitegure maze tugende uyu munsi nyine turirirwa hanze turatembera umunsi wose maze dutahe ku mugoroba. Genda nyine mwambare n'umukobwa wanjye tugende. Aragenda rero akaba yicaye muri salo maze bakitegura, barasohoka maze akareba ukuntu bambaye neza cyane. Ati abakobwa ba mbere babiri beza ku isi kandi nkunda n'umutima wanjye wose, mwambaye neza cyane, muri beza. Uzi ko ndi kubareba ngahita ntekereza ko njye nambaye nabi, ndi gutekereza ko rwose ndi bubasebye ahantu tugiye, gusa murakeye bitangaje. Baramushimira rero maze akababwira ati tugende. Abakibivuga telefone ye ikaba irasonnye, aritaba maze agasanga ni umukire nyine bajya bakorana w'umukiriya we, ahita amubwira ati ndashaka amasima 250 uyanyoherereze kuri shansiye, barayashaka byihutirwa nta gutinda kandi kuko namaze kohereza ikamyo ije kuyatwara, nizere ko rwose witeguye nyine maze ugahita uyabaha. Abura rero ikintu amusobanurira kuko nyine aba ari umukiriya we w'imena kandi wubakisha amasima yamuguriye buri gihe, ntabwo rero aba yamuhakanira. Ava kuri telefone maze agahita abwira Kami ati mukunzi, wa mukire ujya ungurira amasima arashaka amasima 250 kandi rwose ntabwo twayahomba, reka mbanze nihute maze nyamuhe, ndahita ngaruka n'isaha imwe gusa biri mumfate rwose nkaba ndagarutse maze tukajya kwishimisha. Kami ati ntabwo rwose nakubuza gukorera amafaranga kuko ayo mafaranga birumvikana ko ari menshi, ariko nyine nguhaye isaha imwe gusa ntutinde uze rwose. Ziyad ati ntabwo ndi butinde. Aragenda rero maze baramutegereza bukarinda bwira, ndetse amasaha rwose agakura bikaba nijoro cyane. Uyu mwana wabo rero arasinzira maze agasinzirira ku bibero bya Kami. Kami we noneho rwose ubundi umugore wihangana cyane utajyaga apfa kurakara, ariko ubu aba yababaye cyane ndetse rwose aba yarakaye mu buryo bugaragara. Ziyad rero arataha maze yakwinjira agasanga umugore we yababaye cyane. Aramubwira ati mukunzi umbabarire, namaze rwose kumuha amasima maze abakiriya bakomeza binjira, navuze rero ko nafunga ngo maze nze, gusa nyine Kami ntabwo amusubiza, ahita yiterurira umwana we uba wanasinziriye cyane maze agahita ajya kumuryamisha, nawe agahita ajya kwiryamira nta jambo na rimwe amuvugishije. Ibi bintu ni ubwa mbere biba bibaye, aho rwose aba ananiwe kubabarira umugabo we. Buracya rero maze Remy agahamagara Kami. Kami rero aramwitaba, Remy akamubwira ati umeze neza? Kami ati meze neza cyane. Naho rero Remy ati ejo naraguhamagaye gusa nyine numvaga rwose wagira ngo urahuze ukuntu. Kami ati warakoze kumpamagara kuko ejo ari umunsi udasanzwe wanjye, wari isabukuru yanjye.
Remy ati sinabimenye gusa nubwo nyine byarangiye ariko ndakwifuriza isabukuru nziza. None se ejo wasohokeye hehe? Naho Kami ati ntaho rwose nagumye mu rugo. Remy rero ahita amubwira ati ndifuza rwose ko twasohokana maze tukajya gusangira akantu tukizihiza isabukuru yawe nubwo rwose yarangiye. Kami rero ahita amubwira ati nta kibazo, reka nze rwose mbibwire umugabo wanjye maze ujye kungurira akantu nta kibazo. Kami rero ahita afata telefone maze agahamagara Ziyadi kugira ngo nyine amubwire ko hari umushuti we bagiye gusohokana. Ziyadi rero afata telefone akitaba, Kami yatangira kumubwira ati hari umushuti wanjye ugiye kunsohokana. Ziyadi agahita abona abakiriya, telefone ahita ayirambika hasi agahita atangira kwivuganira n'abakiriya bagiye batandukanye maze ntiyongere kwibuka ko yari ari kuvugana na Kami. Gusa nyine Kami ahita yitegura maze nyine akajya gusangira n'uyu mushuti we Remy. Baragenda rero bagasangira nyine, Remy aba yishimiye rwose gusangira na Kami, akamwifuriza isabukuru nziza ndetse akamuha n'impano aba yamuzaniye. Kami rero arataha maze ya mpano bamuzaniye akahita ayishyira ku buriri, iba ari parufe wagira ngo rwose Kami biba bizwi yuko nyine akunda imibavu ihumura neza. Ziyadi rero arataha ku mugoroba maze akabona nyine ku buriri hari impano, arayifata maze akayitegereza ahita avuga ati ariko iyi mpano irahenze cyane, ninde wayiguhaye? Naho Kami ati ni wa mushuti wanjye nyine nakubwiye twagiye gusangira. Ziyadi ahita yibuka ko telefone yayirambitse hasi maze ntibavugane, ati mwasangiye? Ati tekereza yuko ntongeye kubyibuka, abakiriya bambanye benshi sinanibuka ko rwose wari uri kuri telefone. Gusa nyine nta kibazo, niba byagenze neza kandi rwose ujye umbabarira, akazi kaba kambanye kenshi. Naho Kami ati nta kibazo. Ziyadi rero aramubwira ati ko mbona rero iyi mpano ihenze cyane. Kami ati nanjye nyine nabibonye, iyi parufe irahenze cyane. Bahita rero icyo kiganiro bakihorera maze nyine Kami akabika impano ye, amara rero kujya muri salo maze Ziyadi agasigara avuga ati uyu muntu umpera umugore impano zihenze cyane kandi nyamara nta wundi muntu n'umwe uba ugomba guha zahabu yanjye ibintu bihenze, ni njyewe ngomba kuyitaho. Umugore wanjye ni mwiza cyane, ni zahabu yanjye, rero rwose nta wundi muntu ugomba kumwitaho kundusha. Buracya rero maze akajya ahantu baba bacuruza amatisi nyine badodeshamo imyenda, aragenda akajya muri magaze ihenze cyane, magaze nziza, aragenda akinjiramo maze akabwira umukobwa ucuruzamo ati umugore wanjye rero yagize anniversaire, rero ndifuza kumugurira ikintu gitangaje, ndifuza kumugurira tisi nziza cyane rwose ihenze nka we. Uyu umukobwa ahita amubwira ati ibintu biri hano byose biri classe, ni ibya karite rwose, ducuruza amatisi y'ubwoko bwiza cyane, nuyishyira umugore wawe rero ndakubwiza ukuri rwose azaba aberewe, azaba ameze nk'ururabyo. Ziyadi rero atangira kureba amatisi maze akareba amatisi atanu meza 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 rwose y'amabara meza cyane. Abwira rero uyu mukobwa ati yanjyanire maze uyampfunyikire. Ajya kwishyura akamubaza ati nangahe? Naho uyu mukobwa ati ni 2,250,000. Ziyadi ati ntumbwire ibyo bintu, ntubimbwire. Ati tisi imwe se ubwo ni amafaranga angahe? Uyu mukobwa ati tisi imwe ni 500,000. Nabikubwiye ducuruza amatisi ya classe cyane, arahenze rwose ariko ni ubwoko bwiza, iyo umuntu ayambaye nyine abantu bose baba babibona ko yambaye ikintu cy'agaciro. Ziyadi ati ntabwo bishoboka rwose ko byaba bihenze bigeze aha ngaha. Naho rero uyu mukobwa ati none se ntiwambwiye yuko umugore wawe ari umuntu w'igiciro cyinshi? Naho Ziyadi ati umugore wanjye we rwose ni uw'igiciro ku buryo ahenze kurusha ibi bintu byose ureba aha ngaha. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati rero rwose mugurire, nta mpamvu zo kwanga kugurira umukunzi wawe ibintu ngo nuko bihenze, kuba bihenze nyine ni nabwo bwiza bwabyo. Ziyadi arabibara maze agatinya, abwira uyu mukobwa ati mba rero mfite imishinga myinshi, ngomba kubika amafaranga, ntabwo rwose nagura ibintu bihenze gutya.
uyu mukobwa aramubwira ati nibura guramo bikeya, naho Ziyada ati reka mbitekerezeho ndaza kugaruka. Ahita rero yisohokera, maze uyu mukobwa agasigara arakaye ati yifate anyoresha amatisi maze ntatwaremo n'imwe. Ziyada rero ahita agenda maze akajya muri shop icuruza inkweto, aragenda rero akamugurira urukweto rumwe rwa hotaro rwiza cyane, maze agataha arutahanye. Arataha rero maze agahita abwira umugore we ati mukunzi wanjye, wagize umunsi w'isabukuru gusa utekereza ko nabyibagiwe? Yego rwose uriya munsi nari nabyibagiwe, ariko ntabwo nareka rwose kugira impano nguha. Kami rero aratangara ati wowe umpa impano cyangwa ni prank? Uri kumbeshya se? Ako kantu karimo ubusa. Wowe ungurira impano ku munsi w'isabukuru yanjye? Ziyada ati cyane rwose, nakuguriye impano, erega ndagukunda kandi ndagutekereza. Kami rero afata ya mpano maze agasanga ni inkweto, arazitegereza akazihobera, aba yishimye cyane rwose kuba umugabo we yatekereza kugira ikintu amuha ku munsi w'isabukuru ye. Umugabo aramubwira ati zigere maze turebe ko zikubereye. Naho Kami ati ndakwinginze mbabarira mbanze nzirebe nzitegereze kuko ndumva nishimye bitigeze bibaho mu buzima. Ziyadi rero afata izi nkweto maze agafasha Kami kuzambara. Kami rero arazambara agasanga rwose ziramukwiriye. Ziyadi ahita amubaza ati sheri, none se ubonye nzi guhitamo? Kami ati cyane rwose, uzi guhitamo kandi wamitiyemo ibintu byiza, nazikunze cyane, urakoze ni ukuri kuntekereza. Ibi bintu ndabikunze, ntabwo ushobora kubyumva, ndabyishimiye cyane, uri umugabo mwiza kandi uri urukundo rw'ubuzima bwanjye, ndagukunda cyane. Iri joro rero Kami aba yishimye cyane, bajya kuryama rero nk'ibisanzwe maze bajya muri gahunda. Kami ahita abwira Ziyadi ati uyu munsi rwose ndifuza ko nyine ari igihe ndi buvuge uko bigenda, ntabwo nshaka ko rwose dukomeza ya gahunda imwe gusa twari dusanzwe dukora. Uyu munsi ndifuza ko duhindura maze tugakora n'izindi gahunda, tukumva nyine uko bimeze. Kami rero ahita yereka Ziyadi uko yifuza nyine ko bari bubigenze. Naho rero Ziyadi ahita avuga ati naturkisheje, abazimu bashye rwose, ariko noneho barampinduriye, ni bande basigaye bagutera imico mibi yose? Ibintu usigaye umbwira ubikura hehe? Nyamara rwose iriya nshuti yawe isigaye kwigisha imico mibi. Ibi bintu ntabwo wari ubisanganywe, wari umugore witonda, wambara neza, wiyubaha, none utangiye kujya umbwira ibintu rwose ntasanzwe menyereye. Usigaye uzi n'amazina y'izo pozisiyo zose, ubizi mu mazina, nyamara rwose uri kunshisha. Ibyo bintu ngiye ntabwo nabikora habe na gatoya, tugomba gukora ibyo tumenyereye, ibyo bindi sinkeneye no kubimenya, ntabwo rwose ari ibyanjye. Kami rero arababara cyane kuko rwose baba bamuciye amazi ndetse banamufashe nabi rwose uko atarabivuze. Uyu munsi rero ntabwo rwose ijoro ryabo riba rigenze neza kubera ko nyine baba bananiwe kumvikana ku cyo gukora. Akurikiye rero Kami ajya gusura Remy, agerayo maze akamubwira ati numvaga rwose irungu ryanyishe, nari mbihiwe nyine mu rugo kubera nari ndi jyenyine, mpitamo rero kuza kugusura kubera ko nyine mba nzi kuri bunganirize maze rwose irungu rigashira. Remy ati ni byiza cyane rwose, ahubwo se urabyumva ute tubaye twikinira udukino? Ubwo nyine yamubwiraga game ngo babe bazikina. Kami rero aramubwira ati nta kibazo rwose, batangira rero gukina game maze Kami ntamenye rwose ukuntu amasaha yagiye. Telefone ye irasona maze agasanga ni Ziyadi umuhamagaye, ati Kami uri hehe? Naho Kami ati nasohotse ntabwo ndi mu rugo. Ziyadi ahita amubaza ati ubwo uri hehe koko, uri kumwe nande watumye wibagirwa kujya gucyura umwana wawe ku ishuri? Kami rero ahita areba ku isaha maze akabona yakererewe rwose, nta gusezera rero ahita ashyira telefone mu isakoshi maze agahita ahaguruka akagenda yiruka ajya kureba nyine umwana. Agerayo agasanga papa we yamutahanye. Agera rero mu rugo agasanga Ziyadi ndetse n'umwana bicaye muri salo, ariko rwose Ziyadi aba yamurakariye. Kami nawe ababireba maze umwana agahita amubaza ati ariko mama
kubera ko uyu munsi wanyibagiriwe ku ishuri maze ukaba utaje kuntwara. Kami ati ndakwinginze mbabarira mwana wanjye, ntabwo rwose bizongera, ahubwo mfasha no gusaba imbabazi papa, mubwire ko rwose papa amusaba imbabazi. Naho rero Ziyadi ahita abwira uyu mwana ati genda ujye mu cyumba cyawe maze mvugane na mama wawe. Aragenda rero akajya mu cyumba maze Kami agakomeza kumusaba imbabazi. Kami rero aramubwira ati reka mbategurire amafunguro. Naho Ziyadi ati twayafashe njye n'umwana rwose tumeze neza, nta kibazo twafashe amafunguro, gusa nyine iyo uriya mushuti wawe ntabwo rwose nifuza ko mwajya mukomeza kuvugana cyangwa kubonana, kubera yuko ari kukwigisha imico mibi aho ugeze aho kwibagirwa umwana wacu. Ntabwo ibintu byari bisanzwe, sinshaka rwose kuzongera kumva amakuru y'uriya mushuti wawe. Kami ahita amubwira ati ntibizongera rwose, mbabarira uyu munsi ariko ntabwo bizongera. Mu gitondo rero Kami atinda kubyuka, maze igihe abyukiye agasanga nta muntu n'umwe uri hafi aho ngaho. Ajya rero muri salo maze agasanga umwana we niho yicaye, aramubaza ati none se papa ari hehe? Naho rero Ziyadi ahita amubwira ati ndi hano, aba ari kubimubwira nyine ari mu gikoni. Ati uri gukora iki? Ziyadi ati nabonye unaniwe cyane maze mpitamo gutegura ibya mu gitondo kugira ngo nkuruhure, nabonaga rwose ufite umunaniro ukabije. Kami rero ahita amubwira ati wakoze cyane mugabo mwiza, ariko nyine reka nkwakirire aho bigeze. Ziyadi ati nta kibazo reka mbisoze. Kami ati ntabwo byashoboka, ni njye rwose ndi bubisoze. Ahita ajya mu gikoni rero maze agakomerezaho arategura, bagafata amafunguro ya mu gitondo maze Ziyadi akajya ku kazi ndetse Kami nawe akajyana umwana ku ishuri. Agera mu nzira rero akabona ko rwose Remy aba yamuhamagaye inshuro nyinshi cyane ndetse yanamusigiye mesaje ko yamubuze. Kami rero ahita afata telefone maze agahamagara Remy, aramubwira ati umeze ute? Naho rero Remy uba ukiri mu buriri yitaba nyine nk'umuntu utarabyuka. Kami ahita amubaza ati ko numva umeze nk'umuntu uri kubabara, ntabwo umeze neza? Remy rero ahita amubwira ati hoya ntabwo meze neza rwose, ndarwaye, amaguru ari kumbabaza, nta nubwo ndi kubasha kuyanyeganyeza, ndakwinginze rwose gerageza maze uze kundeba. Kami ati ndi kujyana umwana ku ishuri ariko rwose ni umwanya muto cyane, ndaba nkugezeho ntuhangayike. Remy ati urakoze cyane. Remy rero ahita ajya mu gikoni maze agategura, dore ko nyine ataba anarwaye aba abeshye Kami. Ahita agenda agategura amafunguro y'ubwoko bwose, agategura amaji maze yangiza agategura ameza rwose aba yuzuyeho amafunguro agiye atandukanye. Mu kanya rero Kami abaje maze agakomanga, Remy ahita ajya kumufungurira maze Kami ati none ko mbona uri muzima, ko mbona rwose wagira ngo ntabwo urwaye? Remy ati ntabwo ndwaye n'ubundi. Kami ati none kuki wambeshye? Remy ati nyine igihe wampamagaraga wambajije niba ndwaye, maze mpita numva igitekerezo cyiza cyo kukubwira ko ndwaye kugira ngo ukunde uze, nahise ntekereza ko nategura amafunguro maze tugasangira, ngwino nyine nkwereke. Aratambuka rero maze akamwereka ameza aba yateguye. Kami ati none se hari festival yo kwerekana amafunguro? Naho Remy ati hoya nayo nateguye kugira ngo jye nawe dusangire. Kami rero atamubwira ati nta kibazo noneho ko utarwaye, nta mpamvu zo kwicara, reka nkomeze ngende, ubwo nyine ni amahoro. Naho rero Remy aramubwira ati hoya none se amafunguro nateguye? Kami rero ajya kumubwira ati ubwo nyine urayakoresha icyo wayateguriye, maze agahita yumva muri televiziyo ya emisiyo ye iratangiye, arahindukira maze agahita avuga ati ya emisiyo yanjye nkunda. Naho rero Remy ati ntumbwire ko nawe iriya emisiyo uyikunda, tekereza ko nari nacanye televiziyo kugira ngo itaza kuza maze simbimenye ko yatangiye, nanjye ndayikunda cyane. Kami rero ahita yishima maze agahita yicara, ntabwo rwose aba akigiye. Ahita amubwira ati ahubwo reka mbe nicaye maze tube dusangira tunareba nyine iriya emisiyo. Ati gusa ndatangaye ukuntu dukunda ibintu bimwe, baba bari no kuvuga ibintu byose nyine ukumva bari kubihuza. Baricara rero bagafata amafunguro ariko banaganira, maze ukuntu Remy aba ari kwita kuri Kami biba byamutangaje, amuhereza nyine amafunguro ndetse rwose anyuzamo akanamutamika, akamuhereza utuntu two kwihanagura. Kami aba yumiwe rwose. Abwira rero Remy ati cyakoze rwose uri romantike,
nakwifuje yuko Ziyadi wanjye nawe yaba ameze nkawe, nabikunda cyane. Naho rero uyu musore ahita abwira Kami ati ariko nta kibazo, njyewe nyine izo porosantaje ziburaho nzajya nzuzuza nta kibazo. Kami ati ariko wowe ntabwo uri Ziyadi nyine, nakwifuje ko ari we waba wujuje ibyo nkunda ijana ku ijana. Kami rero arataha, maze umunsi wakurikiye noneho ajya kuri telefone ari kuvugana n'ubundi na Remy, bavuga nyine ibya hano ibya hariya, baravuga maze Kami yareba ku isaha agasanga bamaze amasaha ane yose bavugana. Barakomeza rero bakavugana rwose yishimye, ari guseka ubona anezerewe. Hashira umwanya maze akibuka ko atigeze ajya gufata umwana, areba ku isaha n'ubundi akabona amasaha yarenze, ahita abwira Remy ati wihangane, reka njye kuzana umwana nongeye ndamwibagirwa, ndaza kongera ngo uhamagare. Ajya gufata rero isakoshi, maze yagaruka avuye kuyifata agahita ahura na Ziyadi ndetse n'umwana bavuye ku ishuri. Uyu mwana ahita abaza mama ati mama wongeye kandi n'ubundi uranyibagirwa, wibagirwa kuza kuntwara. Mama we rero ahita apfukama hasi ati umbabarire rwose mwana wanjye, ndakwinginze umbabarire, nasinziriye cyane ibitotsi rwose byantwaye. Naho rero Ziyadi ahita amubaza ati ariko ko rwose bimaze kuba akamenyero kwibagirwa umwana wacu ku ishuri kandi bikaba atari ibintu byiza, batampamagaye rwose umwana wacu yaguma ku ishuri ari wenyine, ubundi ufite ikihe kibazo ko muri iyi minsi usigaye usinzira cyane? Naho rero Kami ati meze neza nta kibazo. Ziyadi ati urabizi neza ko nta kibazo ufite? Kami ati yego ntacyo. Ahita rero abafasha ibintu byose baba bafite, maze akabwira Ziyadi ati mbabarire mukunzi, ntabwo rwose nzongera kuryamira ngo nibagirwe umwana. Naho rwose ntabwo ari ikibazo cyo gusinzira, ahubwo abasigaye yibera ku matelefone n'uyu musore baba bahararanye, maze rwose akibagirwa kujya gufata umwana ku ishuri. Umunsi umwe rero Remy asaba Kami ko bajya gusangira, bajyana rero muri resto maze bagasangira, baba bari ku meza, maze Remy akabwira Kami ati umukobwa wawe ameze ate, ndifuza rwose ko wazaduhuza, ndifuza ko wazamuzana maze mukansura. Kami ati ibyo bintu ntabwo byashoboka, icya mbere aba yagiye ku ishuri, ikindi kandi ntabwo rwose papa we yatuma muzana. Naho rero Remy ahita amubaza ati none se ubu umugabo wawe arabizi ko uri hano? Kami ati hoya, ntabwo abizi rwose kuko ntibyanamushimisha, yambwiye yuko ushobora kuba ari wowe unyigisha imico mibi. Remy rero ahita amubaza ati wowe se nawe niko ubitekereza? Kami ati hoya rwose, ahubwo iyo ndi kumwe nawe mba numva nishimye cyane, mba numva nezerewe rwose, nta na rimwe nigeze nsuzugura umugabo wanjye, ibintu byose yambuzaga nabirekaga akibimbuza, ariko kugendana nawe byarananiye kubireka kuko nyine mba numva binshimishije. Uyu musore rero ahita abwira Kami ati gusa nyine nanjye rwose kuba ndi kumwe nawe biba binshimishije, kubera yuko uri umukobwa mwiza, urakunditse, uritonda cyane, kandi rwose nkunda no kukureba imbere yanjye, ufite amaso meza, mbese ufite isura nziza, useka neza cyane, noneho ukuntu uri umunyabwenge, nibyo birenze ibindi byose. Kami rero ahita amubwira ati ibyo bintu mbwiye nifuza rwose kubyumva ariko biturutse mu kanwa ka Ziyadi. Remy ati ntabwo se ajya abikubwira? Kami ati hoya rwose ntabwo ajya abimbwira. Remy rero ahita akomeza amubwira ati ndumva rwose ntazi ikintu akumariye, kubera yuko biragaragara mu maso yawe ko wifuza kubwirwa amagambo meza, wifuza gukundwa, wifuza kandi ko rwose umuntu yaguha amabizu umubiri wose kugira ngo wumve rwose wishimye, wifuza ko umuntu yagusohokana maze mukagenda mufatanye agatoki ku kandi. Biragaragara kandi ko rwose ukunda gusohokera ahantu heza kandi hatuje, hari romantike. Kami rero uba wakomeje kumva aya magambo y'uyu musore yatwawe, ahita ashigukira hejuru maze akamubwira ati amasaha rwose yagiye, reka ntahe, tuzongera ubutaha. Umunsi wakurikiye rero Kami n'ubundi abari kuri telefone n'uyu musore nyine Remy bari kuganira, dore ko rwose baba basigaye bamarana nk'aho umunsi wose baba bari kuri telefone. Aba yicaye rero bari kuganira nyine yicaye ku buriri, maze akabona umugabo we arinjiye, ubwo ni Ziyadi nyine uba utashye.
Kami rero ahita ajugunya telefone hasi maze agahita avuga ati karibu umugabo mwiza, ahita agenda agahobera Ziyadi maze akamubaza ati wiriwe neza, akazi kagenze neza? Ziyadi ati kagenze neza ariko nyine kari kenshi, navunitse bihagije, gusa nyine ngomba gukora cyane kubera ko ngomba kubona amafaranga maze tukazajya kureba papa wawe nkamugusaba, ariko nkamugusaba kuko nanjye hari icyo mfite noneho akanyemera, sinshaka ko azongera kunyanga ukundi. Kami rero ahita amubwira ati gusa nyine njyewe rwose ndagukunda kandi ngukunda bihagije, ntabwo rero ukwiye kwicwa n'akazi. Yego nibyo rwose umugisha w'ababyeyi turawukeneye, ariko nanone ntabwo akazi gakwiye kukwica. Kami rero ahita abwira Ziyadi ati sheri reka njye kugutegurira amafunguro nawe ujye muri dushe maze ukarabe uruhuke. Ziyadi ahita amubwira ati ndagukunda cyane, naho Kami nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Ziyadi rero amara kujya muri dushe maze Kami agasubira gufata telefone ye, ahita asanga nyine atigeze ayikupa, bishatse kuvuga yuko Remy byose ibyo bavuganye aba yabyumvaga. Ahita amubaza ati wowe ntabwo wigeze ukupa telefone? Remy ati nari ngutegereje. Kami rero ahita amubwira ati ikiganiro cyarangiye maze agahita akupa. Remy rero aho aba yicaye ahita yirya icyara ati burya bwose uyu musore iwabo wa Kami baramwanze, niyo mpamvu rero ngomba gukora ibishoboka maze nkamumutanga nkazamwegukana. Uyu mukobwa ngomba kumutsindira byanze bikunze kuko ndamukunda cyane, ariko nawe mu bigaragara akunda umugabo we cyane, rero ngomba gukora uko nshoboye maze rwose nkazamutwara. Mu masaha y'ijoro rero Remy aba aryamye ariko rwose yabuze ibitotsi, ari kwigaragura maze akareba ku isaha agasanga ni saa saba z'ijoro, ahita avuga ati ariko se ubundi ubu byatinze cyane ku buryo ntahamagara Kami. Abitekerezaho neza ariko akavuga ati oya ubu rwose arasinziriye kandi nanone aryamanye nyine n'uriya musheri we, ntabwo byashoboka ko namuhamagara, gusa reka mwandikire mesaje maze mubwire ko mutekereza kandi nabuze ibitotsi rwose gusinzira byanze. Buracye rero mu gitondo Ziyadi aba agiye kujya ku kazi, akuramo imyenda rero yararanye agiye kujya muri dushe, maze yajya muri garderobe gufata iyindi myenda ahita asanga harimo akantu karimo impano, ka kambaraje nyine kaba gafunzemo impano. Arareba maze agahita asanga harimo ururabo runini cyane rw'ihoze, arebamo imbere rero maze agasanga harimo imyenda y'imbere ariko noneho y'amasitiringi nyine itameze nka yayindi asanzwe agura, dore ko we yaguraga nyine utumeze nk'utubuci aritwo yaguriraga umugore we. Ahita rero atangira kuturambura maze agahita ahamagara Kami ati banguka hano vuba. Kami rero araza maze uyu mugabo agahita amubaza ati ibi bintu noneho iyi myanda wayikuye hehe? Ndashaka ko mbwira umuntu waguhaye uru rurabyo runuka nabi cyane rwose, ndetse akaba yaguhaye n'iyi myenda y'imbere, ubundi iyi myenda y'imbere watangiye kuyambara ryari? Naho Kami ati iyi myenda y'imbere rero ubundi nizo guzanjye, ni nayo nkunda cyane, nuko nyine iriya wampaga narayemeraga kugira ngo ngushimishe ariko sinigeze nyikunda rwose, ubundi guzanjye nyine ni izi ngizi. Ziyadi rero arakara ati narakubwiye rwose ko usigaye ufite inshuti mbi zikugira inama mbi, dore rwose utangiye kubikirara neza neza, urarebera imyenda y'imbere utangiye kujya wambara, noneho ndumiwe neza neza. Ziyadi rero ahita yitegura akigira ku kazi ariko agasiga amubwira ati ninza uransobanurira neza cyane ahantu iyo myenda yavuye, nako rwose si ngombwa ngo ndindire njya ku kazi, reka nza ahubwo mbanze nyitwike. Arongera akagaruka maze akayora bwa bwenda akagenda bwose akabushyira hanze akabutwika. Amara kubutwika rero akamubwira ati ariko ntabwo turangizanyije, uransobanurira rwose umuntu waguhaye ubu bwenda n'urwo rurabyo runuka rutyo? N'ubundi rero Ziyadi amara kujya ku kazi maze Kami agahita ajya kwihurira na Remy. Kami rero amubwira rwose ko impano yamuhaye bayitwitse. Remy rero arababara cyane ati birambabaje rwose. Kami ati ariko nta kibazo rwose. Remy rero yitegereza Kami maze akamuhobera agahita amuhabiza ku itama ndetse no ku gahanga. Ibi bintu rero byari inzozi za Kami, yahoraga rwose yifuza yuko umugabo we yajya amukorera ibi bintu ariko nyamara ntabwo yajyaga abikozwa. Kami rero ahita yitegereza uyu musore
maze akishima cyane rwose ati urakoze cyane, najyaga nifuza kumva nyine ukuntu bimeze iyo umuntu aguhaye bizu ku gahanga. Uyu musore rero ahita amubwira ati ariko rwose nibaza ikintu ukorana n'umusheri wawe niba ibi bintu byose atabishobora, ubundi se sheri wawe ni padiri? Kami rero ahita amubwira ati reka iyo sije tuyihorere. Gusa rero bari kugenda, kuko baba bari kugenda nyine batembera ahantu mu muhanda, wa mukobwa wakundanaga na Remy arababona maze akitegereza uyu mukobwa cyane. Gusa nyine ahita yihisha kuko ntabwo aba ashaka ko Remy azongera kumenya yuko ari muri kino gihugu. Umunsi wakurikiye rero Kami ajya muri supermarket agiye guhaha, maze akongera agahurirayo na wa mukobwa wakundanaga na Remy. Uyu mukobwa rero ahita amwegera maze akamusuhuza ati ni wowe se umusheri mushya wa Remy? Naho Kami ati none se Remy uramuzi? Uyu mukobwa ati yego, njyewe ndi umu ex we. Kami ati yarakumbwiye, yambwiye rwose ko wamwanze ngo kubera ukuntu yari romantike cyane, ngo yaguhaga akaya nyinshi maze ukumva ibyo bintu utabivamo, ngo niyo mpamvu wamwanze. Uyu mukobwa rero ahita abwira Kami ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze. Ati uriya musore rwose, uriya musore ntabwo nyine ashobotse, iyo yagukunze aragukunda cyane, noneho agasigara yarabaye nk'inyamaswa wagira ngo rwose ni uburwayi, akaba yabona umuntu agusuhuje maze akaba aragukubise. Njyewe rwose byari bindambiye ukuntu buri gihe nahuraga n'umuntu namusuhuza bakaba bararwanye, mbese yankozaga ku nkeke, ntabwo yajyaga atuma ntekana, aba yumva hari nta n'undi muntu wavugisha, amatelefone aba yacunga ya hato na hato, wagira ngo rwose biriya bintu ni uburwayi. Ubwo rero rwose nagira ngo nkuburire, niba yaragukunze nawe waba uri mu bibazo, waba uri mu kaga. Naho Kami ati none se urwo ni urukundo uko tutaziranye, kuki wifuje kumbwira ibyo? Naho uyu mukobwa aramubwira ati narababonanye rwose, mbonera umukobwa utuje, mbonera umukobwa mwiza kandi rwose ufite ahazaza, niyo mpamvu rero nahisemo kukuburira kugira ngo rwose utaziroha mu ruzi ufite ikiziba. Uriya musore ntabwo ari uwo gukundwa, kuko nagukunda cyane bizakubera ibibazo, ndakubwiza ukuri. Kami ati rero rwose tekana, ntabwo ari sheri wanjye ahubwo ni inshuti yanjye nyine bisanzwe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati Imana ishimwe, Imana ishimwe ko mudakundana, naho ubundi rwose wari kuba uri mu byago. Baratandukana rero maze Kami agataha akomeza gutekereza kuri aya magambo uyu mukobwa aba yamubwiye. Umunsi wakurikiye rero Kami ajya kureba Remy ngo nyine baganire nk'uko byari bisanzwe. Aragenda rero maze akicara bagatangira kuganira. Remy ahita ahaguruka maze akaza akamwicara iruhande, ahita amusoma amutunguye. Kami ahita amubwira ati ibyo bintu ntibizongere, kubera ko njye nawe ntabwo dukundana, njye nawe turi inshuti zisanzwe, icyo gikorwa rero rwose ntabwo ari icyacu, ntabwo kigomba kuba hagati yacu. Naho Remy ati uravuze ngo ntabwo dukundana? Ndagukunda cyane kandi niwe watumye ngukunda, urabizi ndagukunda cyane rwose, ntabwo rero numva yuko uyu mubano wacu wawupfusha ubusa. Kami ati uwuhe mubano? Nta mubano n'umwe uri hagati yanjye nawe, niba nkunda rwose ihangane, kubera ko njye singukunda, najyaga ngufata nk'inshuti yanjye. Naho rero Remy ahita arakara maze agatangira guhondagura ku meza, ati ariko ubundi umfata ute? Umfata nkande? Urabona ngo ndata umwanya wanjye ngukunda? Uzi imbaraga zose nashyize muri ibi bintu kugira ngo ngukunde, ntabwo zapfa ubusa rwose. Kami ahita amubwira ati umva reka rwose nitahire. Naho rero Remy ahita amubaza ati none se uri kungereranya n'uriya mugabo wawe, niyo mpamvu udashaka kunkunda? Uri gutekereza ko nanjye naba meze nkawe? Kami ati mbabarira wizane iby'urugo rwanjye rwose, mbabarira nitahire. Ahita afata isakoshi rero maze akigendera. Remy rero asigara asakuza ati ndagukunda cyane kandi urukundo rwanjye ntabwo rwapfa ubusa. Kami rero amara kurenga maze Remy n'umujinya mwinshi akubitagura ibipfunsi ameza, agakubita ibikuta. Umujinya nyine uba wamurenze, ubona yatakaje controle kuba yumvise amagambo mu kanwa ka Kami ko rwose atamukunda, nyamara waba yaramaze kwishyira mu myanya. Gusa nyine ahita avuga ati ntabwo uriya mugabo yakuntwara, cyane cyane ko n'ababyeyi bawe bamwanze. Nibyo nyine asigara yivugisha ati byanze bikunze ni njyewe ngomba kugutsindira uko byagenda kose.
naho rero we Kami we agenda mu nzira ari gutekereza amagambo yose wa mukobwa yamubwiye, maze akabona rwose ni ibya nyabyo, ahita avuga ati sinjye mbonye ngucika, sinshobora rwose kuzongera guhura nawe ukundi, nari mvuye neza neza, gusa ko nabonaga wagira ngo arashaka no kumfata ku ngufu. Kami we rero mu bintu yigeze atekereza, ntabwo gusa yigeze atekereza ko yakundana n'uyu musore, yari azi ko nyine bari inshuti gusa, ari umusore umuganiriza maze agatuza akamumara irungu, naho uyu we rwose mu rukundo yari yarageze kure. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Kami aba aryamye, maze Remy wabuze ibitotsi agatangira kumuhamagara, noneho nta mpuhwe na nkeya aba afite, gahunda aba afite uba wagira ngo rwose ni ukumusenyera. Tekereza ko ari kumuhamagara mu masaha y'ijoro rwose, mu ma saa saba abantu baryamye basinziriye, akamuhamagara. Kami rero areba izi telefone, maze telefone ye agahita ayizimya akayishyira ku ruhande akiryamira. Buracya mu gitondo rero Kami rwose akibyuka akimara kwitegura nyine avuye mu buriri, ajya kumva ukuntu umuntu arakomanze, ajya gufungura rero, maze agifungura agakubitwa n'inkuba kuko ahita asanga nyine ari Remy wakomangaga. Ati urajya hehe, ibi ngibi uri gukora ni ibiki? Naho Remy ati nje kukureba, kubera iki wankora ibi bintu? Kami ati mbabarira rwose usubireyo, uru ni urugo rw'umugabo wanjye n'umwana wanjye, ntabwo nshaka ko uruvogera, ntabwo namwubaha ukabigeza aha ku buryo undi mugabo yaza mu rugo rwe gutya. Naho rero Remy ahita abona ifoto iriho Ziyadi, Kami ndetse n'umwana wabo, ahita atambuka rero ajya kuyireba, aragenda akayegera, maze agahita abwira Kami ati burya rero aho ubutunzi bw'umugabo buba buri ni naho umutima we uri, nanjye rero umutima wanjye uri hano kuko ni wowe butunzi bwanjye, ni wowe byose byanjye, ntabwo rero rwose nshobora kuva hano kuko nanjye niho umutima wanjye uri. Yitegereza rero uyu musore uba uri ku ifoto, maze agahita abwira Kami ati ariko uyu mugabo uyu nguyu ndeba aha niwe rwose utuma unyanga, uyu mugabo se urabona ndusha iki? Naho Kami ati ceceka kuko iyo uri kuvuga ni papa w'umwana wanjye nkunda, uyu mugabo kandi ndamukunda ndetse rwose ndanamwubaha, ntabwo narota muhemukira. Remy rero ahita amubwira ati njyewe rero ntabwo ndi buve hano, ntabwo rwose nava hano ntakujyanye kuko rwose ndagukunda cyane, none se ubundi wowe niba utankunda kubera iki ejo twasomanye? Naho Kami ati ceceka, ntabwo twasomanye kuko ugiye wansomye ku ngufu kandi nari ndangaye cyane. Naho rero Ziyadi aba yaraje muri salo maze agahita yumva ayo magambo, ati nimubibwire neza, uyu mugabo ninde? Ahubwo se ibintu muri kuvuga byo gusomana ninde wasomye undi? Nimubimbwire hagati aho ngaho. Naho rero Remy ahita amubwira ati ni wowe rero witwa ngo uri umusheri wa Kami? Kami ni uwanjye, Kami rwose ni umugore wanjye, ndamukunda cyane ndetse rwose ejo twaranasomanye. Ziyada ahita yenda nko gusara, ati ntumbwire ko rwose usigaye unca inyuma. Ati Kami nizere ko ibyo bintu utabinkora, ntacyo ntakoze kugira ngo ngushimishe, nizere ko rwose utanca inyuma. Kami rero ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo nguca inyuma. Naho rero Ziyadi ati none uyu mugabo arakora iki hano? Kami ati rwose usanze yaragiye. Naho Remy ati hoya ntabwo nari ngiye kuko nibwo nari nkigera hano, nta gahunda rero mfite yo kugenda. Kubera ko utari kubwira uyu mugabo ko njye nawe dukundana, kuko utamubwira ko nkunda kuko ngukunda, kandi kuko utamubwira ko urukundo rwacu rukomeye? Kami ati mbabarira rwose ugende. Remy ati ntaho ndi bujye, banza nyine umubwize ukuri, umubwire ko njye nawe dukundana. Ziyadi rero umujinya uba wamwishe, ati ariko uribuka ko uri mu nzu yanjye, sohoka cyangwa rwose mpamagara ubuyobozi kuko wamvogereye bikabije. Naho rero Remy aba akomeje gutsimbarara ngo ntahari bujye asize Kami. Kami ati mbabarira rwose ugende. Naho rero Remy ahita abwira Ziyadi ati murekure, ikindi kandi ntugakomeze kumfatira umugore gutyo, urumva ukuntu uri kunsakuriza ndi kwivuganira n'umugore wanjye. Ziyadi noneho umujinya uramwica kurusha, ati mvira mu nzu ariko mvuze. Kami rero atangira kumusunika ati genda rwose sohoka, maze
Remy agasohoka ariko agasiga abwiye Kami ati nzagaruka kugutwara, urabizi ko nyine ntakurekera mu maboko y'uyu mugabo utagize ikintu na kimwe ashoboye. Amara kugenda rero Remy, maze Ziad agahita abaza Kami ati ni iki ntagukoreye? Narakoze ijoro n'amanywa, naravunitse, nakoreye amafaranga kugira ngo wowe n'umukobwa wanjye mubeho neza, ntacyo ntakoze. Naho Kami ahita amubwira ati mbakubwire, byose niwe wabiteye, ibi bintu rwose niwe wateye kubikora. Nakubwiye ibyo nkunda mu rukundo, nakubwiye ibyo nshaka byose, ariko nta na kimwe wigeze ukora. Nakubwiye ko ntakunda ukuntu uba ushaka ko tujya mu gikorwa tutabanje kwitegura. Ntabwo rwose mbikunda habe na gatoya, mba nshaka ko dutegura igikorwa cyacu maze rwose tukakijyamo twishimye. Ibyo byose ntibigeze bimfashamo, gusa nyine ntabwo nigeze nguca inyuma. Ibyo avuze yatumye ntunguye, ntabwo twigeze dusomana, sinigeze mukunda, ariko rwose ni wowe watumye nkomeza kuganira nawe, kubera ko nyine nabaga numva ampa ibyishimo. Ibintu byose nakubwiraga nta na kimwe wageragezaga gukora. Ziad rero ahita arakara, maze akabwira Kami ati amafuti yawe yose rero urashaka kuyanshyiraho? Impamvu ntabyemeye nuko rwose uba umbwira ibintu numva bitari ibintu bisanzwe. Biragaragara gusa nyine ko ari uriya musore byose wabiguteraga, niwe wagushyiragamo imitima mibi. Gusa nawe ntabwo ari wowe nakunze, si nawe nifuza kuzamarana nawe ubuzima bwanjye bwose, kubera ko warahindutse. Ahita yivumbura rero maze agahita ajya mu cyumba agahita anafunga. Kami rero ahita yicara nyine hano imbere y'icyumba, ni naho rwose arara ijoro ryose. Umunsi wakurikiye rero Kami asohoka agiye muri supermarket guhaha, maze yagera mu nzira agasanga Remy yamutangiriye. Ahita rero atangira gushaka kumusoma ku ngufu, aba ari kumufata nyine amukurura agira ngo amuhobere anamusome. Ati kandi turabona, ndashaka ko winjira mu modoka maze tukagenda. Abantu rero baba bari hafi aha babona ko rwose uyu mugabo ashobora kuba ashaka guhohotera uyu mugore, maze bakaza bihuta cyane. Bahita rero batangira kurwana n'uyu musore, maze bakamufata bagahamagara polisi. Bahita baza rero bakamufata maze bakajya kumufunga. Mu kugenda rero baramubwira nyine ngo uyu mukobwa bakurikire kugira ngo nyine avuge uko byagenze. Kami rero nawe ahita ahamagara na Ziad kugira ngo nyine nawe aze yumve nyine ibyabaye. Remy rero bari kumujyana nyine bajya kumufunga, ahita abwira Kami atumva ndagukunda kandi nzagukunda ubuzima bwose. Kami we nyine aba yumva rwose uyu musore amuteye iseseme ndetse n'umujinya mwinshi. Bamara kumufunga rero maze Kami uba wiyegamiye nyine ahantu ku rukuta, Ziad amucaho nyine agahita yitahira, nta kintu rwose amuvugishije, wagira ngo nta nubwo baba baziranye. Kami rero nawe aramukurikira, maze bagera mu rugo akamwicara iruhande akamubaza ati ariko se urabona tuzamera gutya kugeza ryari? Tuzaceceka tutavugana kugeza ryari? Kami rero ahita akomeza amubwira ati mbwira rwose ikintu wifuza ko nakora kugira ngo umenye ko ntigeze nguca inyuma. Ikindi kandi ndashaka ko umenya ko ngukunda, nta wundi mugabo n'umwe nagusimbuza. Mbwira rwose niba ari cyo nakora gikore, maze rwose wemere ko nta kibazo, nta kintu nigeze nkora. Ziad rero ahita amubwira ati ahubwo nagira ngo nkubwire ngo umbabarire, kuko rwose nanjye nabitekerejeho maze nsanga narakoze amakosa. Nahugiye mu kazi no gushaka amafaranga gusa, maze rwose sinita ku marangamutima yawe, sinigeze nita ku bintu ukunda n'ibyo wifuza, sinigeze rwose mpa umwanya ibyo kugira ngo urukundo rwacu rukomere. Numvaga nyine nimbona amafaranga ibintu byose bizajya biba byakemutse. Gusa nyine umbabarire, ndagukunda cyane kandi rwose sinifuza kugutakaza. Kami rero nawe ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane, uri umugabo w'inzozi zanjye, ntacyo ngushinja rwose, ntacyo utakoze, ntacyo utampaye, ibintu byose byiza rwose warabinkoreye. Ariko nanone turiya tuntu bita dutoya mu rukundo natwo rwose mba dukeneye. Mba nkeneye nyine kuba romantike, mba nkeneye ko ibintu bishya mbivumbura ndi kumwe nawe umugabo wanjye nkunda cyane.
ntabwo rwose mba nifuza ko hari ikindi kintu namenya ngikuye hanze, mba numva byose nyine bigomba kuba hagati yanjye nawe. Ndagukunda cyane kandi urabizi, ndetse rwose nifuza kumarana nawe ubuzima bwanjye bwose. Rero rwose nifuza ko nyine wahinduka maze ugatangira kumenya nyine ibintu byanezeza ndetse rwose byatunezeza twembi. Ziyad ahita amubwira ati ku bwawe nta kintu na kimwe ntakora, nkwemereye rero rwose ko ngiye gutangira kwiga kandi ngatangira nyine gukurikiza inama zawe, jya umbwira nyine ibyo ushaka n'uko ushaka ko bigenda, nzajya rwose nanjye niga maze urugo rwacu ruzagende neza. Ndagukunda cyane ku buryo nyine nifuza ko tugomba no kubana neza. Kami rero arishima cyane maze rwose agahita amwenyura. Ziyad ahita amubwira ati gira hino, aramuhobera akamuryamisha mu gituza cye maze agahita amuha bizu, ibintu atarigeze akora na rimwe mu buzima. Kami rero amwitegereza mu maso maze akamwenyura, aba yishimye nyine. Umunsi rero wakurikiye ya emisiyo ya Kami akunda cyane iragera, maze ari we ndetse na Ziyad bicara muri salo bakayirebana. Uyu munsi rero baba bari kuvuga bati niba ukunda umuntu jya umubwira ibyo wifuza gukorerwa, jya umubwira kandi uko wifuza gukundwa, maze nawe akubwira uko yifuza gukundwa. Bizajya bituma rwose urukundo rwanyu rukomera, kuko buri wese azajya aba akundwa uko abyifuza. Uyu mukobwa rero uba ukora iki kiganiro asoza avuga ati ngewe inama nabagira ni uko rwose mu rukundo burya urufunguzo nta rundi ni kominikasiyo, ni ukuganira, kuvugana, maze buri wese akabwira undi ibyo akunda. Nicyo kintu rwose cyonyine gikomeza urukundo. Bakireba rero iyi emisiyo baba rwose ubona bateze amatwi bose bakurikiye. Telefone rero ya Ziyad irasona maze agahita avuga ati ninde muntu umpamagaye, ko rwose uyu mwanya wari uwanjye na famiye yanjye, tugomba rwose kwiganirira. Naho rero Kami ati witaba, ushobora gusanga ari umukiriya w'imena kandi udakwiye guhomba. Yitaba rero telefone maze agahita yumva n'ijwi ry'umupapa, ahita amubwira ati kubera iki rwose wabujije umwuzukuru wanjye kuza kunsura, ndamukumbuye kandi hashize imyaka myinshi cyane, ndamushaka rwose, umukobwa wanjye nawe ndamukumbuye, ndifuza ko wowe n'umuryango wawe mwazaza kunsura maze umwuzukuru wanjye akaza nkamureba. Ziyad rero ahita yumva neza ko ari papa wa Kami, ahita apfuka kuri telefone maze akongorera Kami ati ni papa wawe. Kami rero ahita yishima nyine ko rwose papa we aba abashije guhamagara uyu musore ubundi rwose aba yaranze no kuvugana nawe. Ziyad rero ahita amubwira ati turiteguye rwose tuzaza kubareba ndetse nta gutinda, niba muduhaye uburenganzira n'ejo twabyuka tuza. Papa wa Kami ati ni karibu rwose, ni muze umwuzukuru wanjye ndamukumbuye cyane. Ziyad ati nawe nuko arabakumbuye cyane. Ava kuri telefone rero maze uyu mwana agahita abaza papa we ati tuzajya gusura sogokuru wanjye ryari, nifuza rwose kumubona. Naho rero Ziyad ati sogokuru yawe rwose aduhaye uburenganzira bwo kuzajya kumusura, nta kibazo rero ahubwo njye numva twazajyayo ejo, nta byo gutinda kuko nta n'ibyo gutegura byinshi. Naho rero uyu mwana ahita amubaza ati none se papa, bivuze yuko nituva kwa sogokuru wowe na mama muzahita mukora ubukwe? Naho Ziyad ati umwana wacu azi ubwenge bwinshi. Mama we nawe ati uyu mwana atekereza kure cyane. Ziyad rero ahita amubwira ati yego rwose wabimenye, njye na mama wawe tuzahita dukora ubukwe, nicyo twari dutegereje nyine, twari dutegereje umugisha w'ababyeyi, none ubwo baduhaye karibu mu rugo rwabo, nta kabuza nyine njye na sheri wanjye tugomba kuzahita dukora ubukwe. Bahita rero bahoberana maze Ziyad akabwira Kami ati ndagukunda cyane, gusa rwose ndumva meze nk'umuntu utomboye amafaranga menshi, kubera yuko ubu noneho ndagutsindiye, birumvikana rwose ko umugisha wa kibyeyi tugiye kuwubona. Kami nawe ahita amubwira ati nanjye ndishimye, ubu noneho rwose ngiye kuba ntekanye, gusa ndagukunda cyane, nta kindi kintu na kimwe nasaba Imana uretse rwose kugira ngo uzangume iruhande ubuzima bwanjye bwose. Ziyad ati wimvugira ibintu, ni wowe buzima bwanjye bwose, ndabakunda wowe n'umukobwa wanjye muri byose byanjye.
inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.